yavukiye mu muvure uwo mwami yari mwiza cyane uko nazaza ntazatinda. Okay, ako kari akanyuzemo ko gushusha iteraniro. Nk'uko mubizi tugiye gutangira dusenga ishengesho ry'umwami Yesu, dushimira ibyiza yadukoreye, akaba tugejeje aya magingo tugihumeka umwuka w'abazima dufite n'imbaraga. Amen. Ngaho muhombeke dusenge. Uwiteka mwami Mana yacu, turagushimye turaguhimbaza nk'uko waturinze tukaba tugeze hano mu mahoro, tukaba twabonye ibiceri byo kugura megabayiti shema agacupa, twabonye ibiceri. Okay, komeza ushimwe, turi kumwe nawe kandi nawe uri kumwe natwe, turishimye cyane ko tugihumeka, tukaba twanabonye n'umwanya wo kugira ute ukwitabira iteraniro ryawe. Amen. Amen. Uyu munsi rero ndakeka abantu turi kumwe murabizi. Nk'uko mubizi rero iri ni isezerano rishya turiho, turi gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Tugeze ku gice cya kangahe? Cya kabiri. Murabizi ngo ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu rero ni ku murongo. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo rero tumaze kumenya abasekuruza ba Aburahamu, ba Yesu Kirisitu. Sekuruza wa Yesu mukuru ni Aburahamu. Tumenye uko yatwiswe Yesu, ingorane Yosefu yahuye nazo akazihanganira. Tugiye kureba noneho abanyabwenge baramya Yesu ubwo yari amaze kugira ute kuvuka. Okay, ngaho egera hino twumve ibyo Uwiteka tubwira. Okay, abanyabwenge baramya Yesu. Okay, igice cya kabiri kuri Matayo kiravuga ngo, umutwe w'amagambo uratubwira ngo abanyabwenge baramya Yesu. Ku murongo wa mbere w'igice cya kangahe? Cya kabiri. Yesu amaze kuvugira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge batatu. Oya, ni kubyinshi. Abanyabwenge baturutse iburasirazuba by'i Yerusalemu barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvishe, ni ku murongo wa gatatu. Umwami Herode abyumvishe ahagarika n'umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kirisitu avukira aho ariho. Ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu wo mu gihugu cya Yuda, nukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nuko Herode ahamagarira abanyabwenge rwihishwa
arabasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. abatumi Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, ni mumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere irindi gera aho uwo mwana ari irahagarara aho uwo mwana ari. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basanga umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Ayo ni amaturo batuye nde umwami Yesu umunsi yavukaga. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Mwumva ku kantu mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 2 umurongo wa 12 haravuga ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode. Babuzwa n'Imana gusubira kwa Herode gutanga amakuru ko umwami bamubonye umwana wavutse. Banyura iyindi nzira basubira iwabo. Umwami Imana yabasanze mu nzozi arababwira ati munyura izindi nzira, ntimunyure kwa Herode. Nabyo barabyumva, banyura izindi nzira bisubirira iwabo bakimara kuramya umwami Yesu. Ku murongo wa 13 umaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, ubwo aho nicyagiye batangiye kumva ngo umwana wavutse baramwica. Yosefu nawe umwami Imana aramwegera amubwira ko agomba guhunga icyo gihugu. Yosefu marayika yaramubonekeye mu nzozi aramubwira ati, byuka ujyane n'umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Ugumeyo mpaka igihe nzakubwira, kuko Herode ashaka kwica umwana wawe. Nawe hera ko abyuka ajyana n'umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa agumayo. Ageze ubwo Herode amaze gutanga ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatengushwe n'abanyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bica abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwabo. Bamaze imyaka 2 abatarayimara. Bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo, induru yumvikanye irama yo kurira no kuboroga kwinshi. Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa
kuko batarakiraho batakiriho. Yes, thank you. This is English Norse language. Ubuhanuzi bwa Yeremiya bwasohoye ngo induru yumvikanye irama yo kurira no kuboroga kwinshi. Rasheli arira abana be yanga guhozwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cy'Isiraheli kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana n'umwana na nyina mu gihugu cy'Isiraheli, ariko yumvishe yuko Arikelayo yimye Yudaya. Arikelayo yimye Yudaya. Ubwo yimye Yudaya. Ahase Herode atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya, atura mu mudugudu witwa Nazareti. Aka kantu ntabwo ngasobanukiwe. Yosefu yarabyutse asubiza umwana na nyina mu gihugu cy'Isiraheli kuko abashakaga kumwica bari bagize ute, barapfuye. Arabyuka ajyana n'umwana na nyina asubira mu gihugu cy'Isiraheli, ariko yumvise yuko Arikelayo yimye Yudaya. Ahase Herode atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya, atura mu mudugudu we Nazareti. Aho yumvishe ko n'ubundi wagiye ku ngoma asimbuye Herode, nanone nawe byakongera bikibarangura bikibirindagura, ugasanga induru ziravuze. Yigira inama yuko ajya i Galilaya, atura mu mudugudu we Nazareti. Aho niho haturutse ngo Yesu we Nazareti. Amena. Ngo byavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo azitwa Umunazareti. Ibyo byavuzwe n'abahanuzi bw'Uwiteka. Amena. Nuko Yesu yageze i Nazareti ahunga i Yudaya ngo atazayirute, batazamwica bakica amasezerano n'ijambo ry'Uwiteka. Amena. Murakoze cyane. Iki cyari igice cya kabiri mu nyandiko yanditswe na Matayo mu Isezerano Rishya. Ndaje noneho mbasomere n'igice cya gatatu, tugende tumenya ubuzima bwa Yesu uko bwarangiye, uko yagiye mu ijuru. Amena. Subscribe.